ugerageze kubibura iby'isi bayababibyemo. Abana bafite ibintu byinshi isi babibamo. Na ziriya katuni twizera, katuni nyinshi muzicare mwirimwe muzirebane nabo, ufata umwanya, katuni ndi kuvuga dessin anime, za filime z'abana. Uzafata umunsi umwe uvuga uti ngiye gufata umunsi umwe nicarane nawe turebe, wongere ubikora inshuro ebyiri. Uzasanga inyigisho zirimo hari ikintu ziba mu mwana bizagutwara igiye kumukura. Mu nyinshi zibamo ibintu bita ghost. Haba harimo abakecuru bacumba imyotsi, bafite ibintu bakora by'ibitangaza. Ibushe narabibabwiye, haba harimo ba Spiderman na ba Superman basimbuka inzu. Mwaka wa 2021 igihe abana bagumye mu rugo muri guma mu rugo, mu bitaro wacu twagize abana batatu basimbutse etaje ziwabo, agahagarara hejuru agasimbuka. Kubera iki? Yarebye Superman asimbuka inzu, naravuga ati ariko wabikora nanjye nkareba, sibyo? Rero uretse kuba bibubakamo ibyo bintu byo kwizera ibintu bitari ukuri, byo gutekereza mu mbaraga zidasanzwe, ariko no gutekereza ko ibyo bintu by'indi myuka hari imbaraga byagira, kugira ngo uzabemo ibindi bintu by'Imana bisaba kubanza gukuramo bya bintu. Burya ngo biroroha kwigisha umuntu udafite ikintu afite mu mutwe kuruta kwigisha umuntu ufite ibindi bintu asanganywe. Ufite ibyo asanganywe urabanza ukabikuramo ukabona gushyiramo ibishyashya, sibyo? Ese umubyeyi abasha guhohotera umwana we kandi amukunda? Yego, birashoboka, ashobora kubikora ariko atabizi. Hari uburyo bwinshi bushoboka bwo guhohotera umwana. Akenshi iyo abantu bakoresha ibihano biremereye cyane, imvugo ziremereye cyane, byigisha abana kubincakura n'ababeshyi kugira ngo bikure buri munsi muri iyo situation yo kwisobanura bikomeye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Turayishimira ko yongeye kutuzana mu nzu yayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Tumaze iminsi 2 turi kwiga uruhererekane rw'ikigisho cyitwa ibyumba by'imuhira. Umunsi wa mbere twize icyumba kivuga umuntu ku giti cye cyangwa se njye ubwanjye, n'uruhererekane rwanjye kugira ngo umuryango ugende neza. Icyumba cya kabiri twize n'umuryango muto. Icyumba cya gatatu twize n'umuryango mugari. Hanyuma icyumba cya kane twize n'umurimo ndetse n'umutungo. Uyu munsi rero tugiye kwiga ikindi cyumba cyitwa kurera. Ni icyumba kitoroshye. Turahera mu gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 18 kugera kwa 19. Haranditse ngo nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Aya magambo ari mu gutegeka kwa kabiri 11 arimo aratwibutsa uburyo dukwiriye kurindira ijambo ry'Imana hafi mu buzima bwacu, ariko kandi by'umwihariko aratwibutsa ko dukwiriye kwigisha abana bacu, kandi tukagira umwanya mu gitondo na nijoro wo gusubiramo aya magambo. Hano ndagira ngo babwire ko byari bibe bikwiriye ko abana bacu batangira gukura bazi kubakira amahame y'ubuzima bwabo ku ijambo ry'Imana. Iyo umwana akuze abwirwa handitswe ngo, yakosa akabwirwa handitswe ngo, yakora neza akabwirwa handitse ngo, bituma akura yubakira ku mahame y'ijambo ry'Imana. Abana bakeneye uburere bw'ababyeyi bombi. Ntabwo ari byiza ko abana kubarera biharirwa umubyeyi umwe. Aha ndavuga aho bishoboka, aho umubyeyi atapfakaye, aho atagize ibibazo ngo abe arera wenyine. Aho ababyeyi bombi bahari, ni byiza ko kurera abana bigirwamo uruhare n'ababyeyi bombi. Hari usanga cyane cyane abagabo babihengekera ku bagore cyane, ugasanga uruhare rw'abagabo mu kurera abana ni rutoya cyane. Ariko uburyo Imana yaturemyemo, abagabo Imana yaduhaye igitsure, akenshi abagore bahamarangamutima atuma ubona abana bagira icyerekezo cyo gukunda no koroherwa
kwegera ababyeyi babo baba mama, ariko kandi bakageramo n'akantu ko gutinya ba papa wabo. Muri rusange niko bikunda kugenda. Ibyo bintu rero birafasha byombi, kuko umwana akeneye amarangamutima amuhumuriza, atuma agira ubumuntu, amenya ko igihe umuntu ababaye hari umuba hafi. Ariko kandi akeneye n'umuntu ufite igitsure, akagira ibyo atinya mu buzima. Umwana ukuze nta kintu atinya, ntabwo biba ari byiza. Niyo mpamvu uburere bw'ababyeyi bombi bufatanyiriza hamwe gufasha umwana gukura neza. Ababyeyi kandi bakwiye kugira ubwenge bwo kwita ku bana batabasumbanya. Ni byiza ko ababyeyi birinda gusumbanya abana. Kubasumbanya biri mu buryo bubiri, hari ukubafata mu buryo butandukanye. Umwe ugasanga ahabwa amahirwe aruta y'undi, bishobora kubaho mu myambaro, bishobora kubaho mu mashuri, kubajyana amashuri atandukanye, bishobora kubaho uburyo ubatonesha, mukamutonesha kuruta undi, ariko kandi bishobora no kuzamo ikintu cyo kubagereranya. Mbabwire babyeyi, niba hari ikosa rikomeye abantu bakwiye kwirinda no kugereranya abana ku nguni zose zishoboka z'ubuzima. Ntuzabwire umwana wawe ngo wajye umenya ubwenge nka murumuna wawe, wajye witonda nka mushiki wawe, wajye umenya akazi nka mushiki wawe. Ayo magambo aba arimo ikigereranyo, sibyo? Aba arimo kugereranya. Kandi uko umwana ukomeza kumusubiriramo imvugo zimeze nk'izo ngizo, akomeza kwitegereza mugenzi we ngo arebe niba mu by'ukuri we atunganye rwose. Niba umbwiye ngo waritonda, yagize amahirwe akabona aho atitonze, abonye amahirwe yo kumuhindukira umurezi. Ni byiza ko rero ababyeyi birinda ikintu cyitwa kugereranya abana mu buryo bwose. Mu buryo bwose utekereza ko umwana yakumva ko umugereranije n'undi, yewe si n'uwawe gusa, niyo yaba ari umwana w'ahandi, ntukajye umugereranya n'undi muntu uwo ari we wese. Umuntu wese yihariye, umuntu wese niwe bwite, ubasha kumukosora utamugereranije. Twigeze kugira iteraniro ry'umuryango, noneho ryari iteraniro ririmo abana n'abakuze. Abana igihe bakoraga ibiganiro byabo, tubahaye umwanya wo gupresenta, kuvuga ibyo baganiriye, baratubwiye ati turasaba ababyeyi bacu kutazajya batugereranya n'abandi bana, kuko natwe ntabwo tubagereranya n'abandi ba papa cyangwa n'abandi ba mama. Kuko turamutse tubitinyutse, dushobora kubwira ngo kuki uriya mupapa wundi yateye imbere ukaba utarateye imbere nkawe, kuki mukorana akaba kuyobora kandi mwariganye. Ibyo byose baduhaye urugero rukomeye rutuma twumva twize. Rero si byiza kugereranya abana. Ikindi, ababyeyi bakwiye guharanira kuba intangarugero ku bana babo. Abana bigira ku bintu dukora kuruta ibyo tubabwira. Abanyarwanda bagira imvugo ivuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Umukobwa wanjye yigeze kumbwira ngo abana barigana ntibiga. Abana ntibiga, barigana. Rero tugomba kumenya yuko abana barigana nyine, ntabwo biga. Ibyo dukora nibyo basubiramo, kuruta ko twabaha amabwiriza menshi y'amagambo, ariko ibikorwa byacu bakabona bitandukanye n'ibyo tubabwira. Ni byiza ko rero duharanira kwigisha abana dukoresheje uburyo bwo kuba intangarugero. Niba mufite umwana muto mu muryango, papa cyangwa mama itoze kugaburira umwana ifunguro rya nimugoroba kandi unamwiyogereza. Akangaka kabaye nk'akajemo gasimbutse, ariko ntabwo gasimbutse mu by'ukuri. Nigeze kureba filime ya Kanyombya, mwarayibonye sibyo? Ni filime igamije gusetsa, ariko burya ngo n'ukuri gushirira mu biganiro, niko bajya bavuga. Igihe kimwe rero yari afite umwana yasigaranaga, yareraga, bari baramuzaniye. Noneho umwana bakajya bamuha amata. Kanyombya nawe yari yashakaga rero, noneho bamuha nk'igice cya litiro, Kanyombya akagabanyamo kabiri, agafata 1/2, n'umwana akamuha 1/2. Cyakoze y'umwana kugira ngo umwana hage akavangamo n'amazi, sibyo? Igihe kimwe cyaje kugira umwana baramujyana, noneho Kanyombya agaragaza agahinda kenshi cyane. Bamubwira ati se ihangane rwose Kanyombya, ati rwose amata barayajyanye. Mu by'ukuri ntabwo cyari kimubabaje cyari wa mwana, ahubwo yababajwe nuko amata bayajyanye. Cyo nshaka kuvuga, hari umwana dushobora kuba tutirirwanye tukagira ngo yariye ariko atariye. Ashaka umwana urushya, nawe ubwawe akurushya kumugaburira. Umbabarira iyo mvugo kuvuga ngo umwana urushya ashobora kuba agorana kumugaburira.
kurushya ndabigaruye. Ashobora kuba agorana kumugaburira, ugasanga nawe ubwo warakugora kumusigira undi muntu. Rero hari ubwo amuburaho inyungu nk'izawe, bikaba ngombwa yuko nyine ibyo yari yatwara ibyo ngibyo. Mujya mubyumva ngo hari ubwo abana bajyaga barwara bwaki, iwabo nta kintu babuze, sibyo? Rero ni byiza ko byibuze igihe utashye umenye ko hari ifunguro rimwe byuze yariye nawe waba wizeye kandi uzi. Ikindi kijyanye no kuwoza, navuze kumwoza, cyane cyane abafite abana b'abakobwa muzi ibintu bita za infection zijya zibaho, sibyo? Hari abana batoya b'abakobwa bashaka kugira zira infection bitewe nuko batamwoza neza. Baba bafite imirimo yindi myinshi, barateka, bakorope, bakubure, baze gukata ibyatsi bihari, baze gukuraho imirayi, ibintu byose biri mu rugo biraza gukorwa. Ugasanga hari ubwo wenda n'umuntu wabikoze adafite ubumenyi bwinshi bwo kubyitaho, akaba yabivanga mu buryo budakwiriye kuvangwa. Ni byiza ko umwana igihe utashye umufasha. Hari igihe umwana mutoya ashobora no gutwikwa na pampers bitewe nuko nta wundi muntu bireba, ntuzanabimenye. Ni byiza rero ko umubyeyi umwe akora iki kintu byibuze rimwe ku munsi kugira ngo umenye ubuzima bw'umwana uko bumeze. Ikindi mugira akanya nk'iminota 30 kugera ku isaha buri mugoroba, nta televiziyo yaka, nta telefone, nta computer, muganire mu muryango n'abana, kubera ko turi mu gihe n'ukuri duhuze ku buryo usanga hari igihe abana rwose badafite ikoranabuhanga barenganye. Hari akantu kaba muri telefone zacu za smartphone, twese abafite smartphone zigiramo ibintu bita digital well-being. Digital well-being ikubwira uburyo ukoresha telefone yawe ku munsi. Muze kubishaka, iraza kukubwira iminota umara kuri WhatsApp, iminota umara kuri YouTube, iminota umara kuri message, iminota umara uhamagara, byose irabikubwira, ikakubwira n'igihe wamaze uko kingana, niba ari isaha 2, niba ari isaha 3, yewe ikakubwira n'icyumweru umunsi wakoresheje telefone kuruta iyindi. Rero usanga hari igihe mu rugo ikoranabuhanga twarijyanye cyane, tukabura umwanya w'abana ku buryo umwana utabona n'umwanya wo kumva ukuntu yiriwe, utamenya n'umwanya wo kumenya niba yarize, niba yasitaye, niba hari uwamukubise, niba hari umuhohoteye. Ugasanga ayo makuru ntabwo tuyafite, kuko iyo tuhageze nta mwanya wo kubatega amatwi tugira. Ubishoboye koresha abana bawe umukoro utabatonganya, utanabakubita. Ababyeyi bamwe bashoboye kubikora, abandi babikoresha abandi, ariko biragora cyane kumenya ubushobozi bw'umwana wawe iyo hari abandi bantu bamufasha. Hari igihe bakwereka ko bamuzamuye ariko bataramuzamuye mu by'ukuri, ari ibintu byo kugira ngo inshingano zabo bazisohoze, sibyo? Ni byiza ko igihe ubishoboye ugira umwanya wo gufasha umwana wawe mu rugo, biraguha igitekerezo cy'ukuntu ahagaze. Ariko kandi iyo hajemo inkoni hakazamo gutonganywa, abashakashatsi mu bwenge bwa muntu bavuga yuko iyo umuntu ari kurira cyangwa ababaye, ubwenge bwe ntabwo bushobora kujya ku bintu ari kwiga, ahubwo ubwenge bwe bujya ku gahinda afite no kubabara yagize. Niyo muzabona niba uri kwigisha nk'umwana ukamukubita akarira, na bwa bushobozi yari afite buke bwo gusubiza wa mukoro yari afite buhita bujya hasi cyane, akananirwa kuruta uko byari bimeze. Ni byiza rero ko ibyo bintu byitabwaho rwose. Igihe ni ingenzi mu kubaka umubano, ariko nta gihe dufite mu by'ukuri muri iki gihe, ariko ubasha kongera igihe ubana n'abawe. Ndi kwihuta ku kigisho ni kirekire, ndi kukihutamo cyane. Mwimenyereze gukorana na siporo mwese abo mu rugo. Muramutse mufite igikari kinini mu rugo, mushobora gukoresha imbuga yo mu rugo mugakora ka siporo. Mushobora gukorera kuri televiziyo, hari uburyo ushobora gushaka video harimo siporo. Ni uburyo bwo kongera igihe. Ibi ndabivugira iki? Nuko usanga dukora iminsi 5, sibyo? Dukora iminsi 5 mu cyumweru. Ku isabato twirirwa hano mu rusengero, sibyo yemwe? Hari ubwo mu gitondo tuba duhari na nimugoroba duhari. Nta mwanya mu by'ukuri w'umuryango twabonye wo kwisanzura. Hasigaye rero hariho za siporo z'abapapa bava Gisozi bakagera ku kiraro cyo kuri Nyabarongo ujye Bugesera, akava mu rugo mu gitondo 2:00 akagaruka 8:00, akaza ananiwe, akaza akaryama uwo mugoroba, ejo mu gitondo akazindukira muri ka kazi n'undi kazamara iminsi 5. Ugasanga umwana mubana nk'umushyitsi, ntago ajya amenya ngo papa mufatisha ryari. Ni byiza rero ko twimenyereza gukorera ibintu bimwe na bimwe hamwe, harimo n'iki kitwa siporo. Abantu bashaka kwikorera hamwe ku buryo bibafasha kongera igihe
cyo gusabana nk'umuryango. Nubwo mutavuga n'ibintu bikomeye, ariko kubona muri kumwe ubwabyo no gusabana byongera urukundo no gukura umwana abona agaciro kawe. Reka mbabwire, uko umwana akura amenyera kutahari, niko agaciro kawe kagabanuka mu buzima bwe. Birumvikana? Ni ukuvuga ngo amenyera kubaho udahari. Amenyera kubaho udahari, ku buryo uhari biramutungura, waba udahari akumva ni ibintu bisanzwe rwose. Narabimenyereye kuva mfite imyaka 2, agera na 20 avuga ati papa ntahaba narabimenyereye kuva mfite imyaka 2, mama nuko ntahaba narabimenyereye kuva mfite imyaka 2. Uko kuntu rero kutahaba kwawe yabimenyereye, niyo agiye ahandi hantu yamara n'amezi 2 atakuvugisha atakwitayeho, kuko ntabwo uri inshuti ye, nta hantu yakubonye. Birumvikana? Ariko dukwiriye kwimenyereza ko igihe kirema isano. Mushobora kujyana mu gikoni mugakora n'imirimo yo mu gikoni. Gira umwanya wo kubwira abana imigani n'ibitekerezo byo muri Bibiliya cyangwa n'iby'umuco ngiro. Ugerageze kubibura iby'isi bayababibyemo. Abana bafite ibintu byinshi isi babibamo. Na ziriya katuni twizera, katuni nyinshi muzicare mwirimwe muzirebane nabo. Ufata umwanya, katuni ndi kuvuga dessin anime, za filime z'abana. Uzafata umunsi umwe uvuga uti ngiye gufata umunsi umwe nicarane nawe turebe, wongere ubikora inshuro 2. Uzasanga inyigisho zirimo hari ikintu ziba mu mwana bizagutwara igiye kumukura. Mu nyinshi ziyamo ibintu bita ghost. Haba harimo abakecuru bacumba imyotsi, bafite ibintu bakora by'ibitangaza. Ibushe narabibabwiye, haba harimo ba Spiderman na ba Superman basimbuka inzu. Mwaka wa 2020 na 2021, igihe abana bagumye mu rugo muri guma mu rugo, mu bitaro wacu twagize abana 3 basimbutse etage ziwabo, agahagarara hejuru agasimbuka. Kubera iki? Yarebye Superman asimbuka inzu, naravuga ati ariko wabikora nanjye nkareba, sibyo? Rero uretse kuba bibubakamo ibyo bintu byo kwizera ibintu bitari ukuri, byo gutekereza mu mbaraga zidasanzwe, ariko no gutekereza ko ibyo bintu by'indi myuka hari imbaraga byagira, kugira ngo uzabemo ibindi bintu by'Imana bisaba kubanza gukuramo bya bintu. Burya ngo biroroha kwigisha umuntu udafite ikintu afite mu mutwe kuruta kwigisha umuntu ufite ibindi bintu asanganywe. Ufite ibyo asanganywe urabanza ukabikuramo ukabona gushyiramo ibishyashya, sibyo? Rero umwana yamaze gushyira mu mutwe ko hari ikintu kindi gifite imbaraga gishobora gukora ibitangaza, akakireba muri filime inshuro 5 kugira ngo mushyiremo Imana, ubanza ukamukuramo icyo ngicyo. Ni byiza rero ko ababyeyi bagira umwanya wo kuganira n'abana. Uzarebe umwana umubwira ibitekerezo by'ibintu atazi, ngo tuzi kera muri 80, n'ufite imyaka 15 ahita ahagarara ati ndashaka muri 80 hari hameze gute. Yumva agize amatsiko yo kumva ukuntu byari bimeze. Ni byiza rero ko iki kiganiro kirema ubucuti, kirema umwanya w'umuryango, cyongera kubibura ibintu bitari byiza. Bya biganiro byubaka indangagaciro ni byiza kubyitaho. Mufatanye gusasa, koza ibyombo, gukora akarima k'igikoni, mubikore muganira, cyane cyane ubatega amatwi. Hari igihe ababyeyi turi kumwe n'abana, umunsi batubonye umunsi w'amabwiriza. Urumva? Ubundi wowe ukaraba neza, ubundi wowe gufura neza byo urabizi. Genda woza ibyombo ndebe kubyoza. Ubundi devoir umwana akirirwa ari kuri pressure y'ibibazo n'ibisubizo, amategeko n'amabwiriza, si ubona uhavuye mu by'ukuri. Reka mbabwire ko iyo umwanya duhuye nabo uhinduka umwanya w'amategeko n'amabwiriza, ntabwo bawishimira, ntabwo bawukunda, sibyo? Mu burere bw'abana dukwiye guharanira ikintu kivuga ngo bankunde banyumvire n'igihe ntahari, kuko iyo bantinya banyumvira iyo mpari, iyo ntahari barabohoka. Icyo kintu muzakigeho mu gihe umwanya. Babyeyi, iyo abana babayeho mu kugutinya gusa, bisobanuye yuko bakumvira igihe uhari. Igihe udahari baba babohotse, igihe bagiye muri internet baba babohotse, igihe ugiye muri mission baba babohotse, igihe bagiye ahandi hantu kure baba babohotse. Bya bintu byose wowe ubashyiraho igitutu barabitinyuka. Rero iyo umwana agukunda arakubaha n'igihe udahari. Umubyeyi umwe ngo yajyaga ahanisha abana be ibihano 2 gusa. Iyo umwana yakoraga amakosa, umubyeyi yarababaraga, yaramupfakaza, akarira arijijwe n'amakosa yawe. Icya kabiri, yagusabaga ko mupfukama akagusabira Imana imbabazi. Igihano cye cyari icyo. Abana be ngo bakuze ajya gukora amakosa, akavuga ati ninkora amakosa mama arabimenya, ararira, turapfukama dusenge, akabyirinda. Nta nkoni zahabaye, akabyirinda ati sinshaka kubabaza mama. Rero simvuze ngo namwe mugende mu bitangirira uyu munsi yawe nari ibintu bihangishijeho, ariko mu by'ukuri dukwiriye kwiga uburyo butuma iyo abana bagukunda
bakumvira n'igihe udahari. Abana bagutinya bakumvira gusa iyo uhari. Tumenye rero uburyo dushobora gushyira ku munzani igitinyiro n'igikundiro. Yesu ntiyakoresheje igitinyiro ngo abantu bamuyoboke, ahubwo yakoresheje iki? Urukundo. Urukundo rero rugira imbaraga. Mugire gahunda yo kugendana muri gahunda z'umunsi, nabwo n'uburyo bwo kongera igihe. Mushobora kujyana mu muganda, cyagiye twagize umuganda n'umwana yafite imyaka 4 ntibyashoboka, mukajyana n'uburyo bwo kongera igihe niba uri umupapa ugiye kwiyogoshesha, fata agahungu kawe cyangwa akobwa kawe mujyane niba muri kumwe, yicare hari igihe bikora uwo mwanya uri kongera. Ushobora kujya kubafata ku ishuri niyo bari n'amaguru, ukavuga uti nshobora kuba ndi butahe karere kamunyureho dutahane nze mufasha akaboko. Aza kuganiriza ibintu byose byo mu buzima, ariko uri kongera igihe n'ubushuti n'uwo mwana wawe. Ndakubwiza ukuri, iyo sano uri kubaka ni sano itazigera ishira, sibyo? Ikindi dukwiriye kwirinda kubahohotera. Ariko mbere y'ibyo nibagiwe iki, twicarane mu rusengero, mu gitaramo, mu bukwe, ahantu hose ubona ko mwahuriye n'abantu benshi, ushobora gufata abana bawe bakaba bari hafi yawe. Bituma wa mwanya ubafasha kumva. Abana mwicaranye mu bukwe barakubaza bati kubera iki se babanje kwanga kuhuriya muntu uriya mugeni, kuki babanze kubihakana kandi basanzwe baziranye? Ugafata umwanya wo kumusobanurira ko ari umuco wa Kinyarwanda hari, ukamusobanurira ibintu nk'ibi. Mu rusengero hari umwana bavuga ibitekerezo akumva neza yatakaye, akaba yakubaza ati se kubera iki hari ahantu bivugwa gutya na gutya, kubera iki uza yaramiye isanduku y'Imana hanyuma Imana ikemera ko apfa? Ibyo ngibyo umwana abakeneye kumufasha. Naringeze rero kucyo kwirinda kubahohotera. Ese umubyeyi abasha guhohotera umwana we kandi amukunda? Yego, birashoboka, ashobora kubikora ariko atabizi. Hari uburyo bwinshi bushoboka bwo guhohotera umwana. Hari ihohoterwa rishingiye si byiza ko gukubita umwana bibaho kugeza ubwo asigarana imibyimba ku mubiri igaragaza ko yakubiswe. Kandi ikindi duhamagarirwa ko igihe bibaye ngombwa gikwiye kuba igihano cya gake kandi kigakoranwa urukundo, kitari cyo kugira ngo gusa umwana asigarana agahinda k'igihe kinini. Ikindi, kwicisha inzara. Ntabwo ari byiza guhanisha igihano cyo kwicisha umwana inzara, ubwo nabwo n'uburyo bw'ihohoterwa rishingiye ku mubiri. Gufungiranwa ahantu, hari ababyeyi bahanisha abana igifungo bakamufungirana ahantu, cyangwa ubundi buryo bwose bwakoreshwa bubaza umubiri. Mwigeze kubyumva mu 2019 hajya mu 2020 kuri Bonane, byaciye ku maradiyo, byaciye mu binyamakuru. Umuryango umwe muri Kamonyi wasize umwana, bavuga ko bamusize mu rugo, bajya mu munsi mukuru nk'igihano, amusiga mu rugo wenyine, abandi bana bose barabajyana. Bavuga ko bari bagiye muri famiye. Icyabaye nuko bagarutse basanze umwana yiyahuye, apfuye, kuko bamuhanishije igihano cy'ikintu atinya cyane. Ni byiza ko twirinda kugomwa abana ibintu batinya cyane. Nubona umwana atinya kuba wenyine, irinde kubigira igihano. Si ngombwa rwose, ibihano ni byinshi, sibyo? Niba umwana wabona atinya ngo ni hahandi ashobora kuvuza induru cyangwa ukabona arayadasinziriye ko atekereza ko ejo mu gitondo azakubitwa, hindura uburyo. Turi umuntu mukuru, niwe utandukaniye n'umwana. Hari ihohoterwa kandi ryototera amarangamutima cyangwa intekerezo. Kwibutsa umwana kenshi ko nta bwenge agira, ko ntacyo azimarira, ko atameze nk'abavandimwe be, kumubuza amahirwe wahaye abandi. Ibi bituma akura atigirira icyizere. Uburyo bwa gatatu ni ihohotera ryubakiye kuri uwo ari we. Iminota yanjye yarangiye, ndi kwirukanka. Ihohotera ryubakiye ku uwo ari we, urugero, kuba ari umukobwa cyangwa umuhungu ntahabwe amahirwe angana n'ayundi, kuba ari imfura akabazwa byinshi kuko ari we mukuru. Mujya mwumva hari igihe ababyeyi dutaha, umwana wanjye yaguye ari he, umwana wanjye yahiye uri he, umwana wanjye ni gute atariye. Umwana akaba ari inkoni, ari kubazwa impamvu umwana we yaguye. Harya umwana wawe yagwa nawe uhari? Umwana wawe yagwa nawe uhari? Ariko hari ibyo usanga mbwira umwana wanjye yaguye ari, umwana akaba ari inkoni. Asigara yibaza ati koko ku mwana w'abandi yaguye, njye ndi umwana w'abandi, kuki mbazwa buri munsi abandi bana b'abandi njye nduwahe? Ni byiza ko ibyo nabyo tubyitwararika. Kuba umwana ari imfura ntabwo ari byiza ko abazwa ibintu bituma yibona nk'aho atari umwe muri ba bana. Kuba yaba afite inenge, ubumuga cyangwa uburwayi butinze akamera nk'urambiranye, guhezwa bishingiye ku bumuga, gukoreshwa imirimo myinshi,
ku mwana bitewe nuko yumvira cyangwa ari muto cyangwa ari mukuru. Ibyo nabyo biba hari igihe usanga umwana umwe bitewe nuko yatumwe agenda yabwiwe gukora icyo gikora ugasanga ni ukoreshwa gusa akagera akumva arabyinubiye, ashobora gukomeza kumvira ariko agakura ari umwana udakunda imirimo, adakunda gukoreshwa bitewe nuko yabihawe ku rugero rwinshi cyane. Mu buzima dukunda ibintu bibiri tukanga ibintu bibiri. Mu buzima dukunda ibintu tutabonye cyangwa twabonye cyane. Mu buzima twanga ibintu tutabonye cyangwa ibintu tutabonye cyane. Byombi birashoboka. Rero niyo mpamvu tugomba kubyitwararika. Ababyeyi bakwiye kwiga gukoresha imvugo yoroshye kandi y'amahoro igihe bana cyangwa bacyaha abana, kuko ibyo binabasigira isomo ko ibibazo byose bidakemurwa n'intambara cyangwa imbaraga. Hakwiriye gukoreshwa uburyo bwose bworohereza uwakosheje cyangwa umunyabyaha kwihana. Iyo umwana amaze kumenya yuko kumena isahani y'idongo bihanishwa ibiboko 10 ari ryo bwirizwa riri mu rugo, iyo abizi iyo amennye isahani afata ibimene byayo akajugunya muri toilette, ubundi wamufata akakubeshya, sibyo? Ubwo bibaye ibyaha bingahe? Ibyaha 2. Akenshi iyo abantu bakoresha ibihano biremereye cyane, imvugo ziremereye cyane, byigisha abana kubincakura n'ababeshyi kugira ngo bikure buri munsi muri iyo situation yo kwisobanura bikomeye. N'ababosi muri aha mufite abantu mukoresha, mujye mukoresha uburyo bwo korohera abantu kuruta kubabera umuntu abantu buri munsi bakubona bagashaka ibisobanuro bari buze kuguha, kuko bituma ubana n'abantu bagukwepa. Iyo uri umubyeyi ukoresha ibihano byinshi biremereye, abana bawe bahora bameze nk'injangwe n'imbeba, aho uciye bacaha, wacana bagacaha, bagahora bagukwepa kubera ko buri munsi baba babona bakugomba ibisobanuro. Abana bamenyereye ko bahamagaye ubanza gukubita ibipfunsi ku meza. Iyo utarakubita ibipfunsi ku meza ntabwo bitaba, uruhamagara kana kaba gategereza ngo ubanze kubite ibipfunsi ku meza. Ntabwo byasabye Abraham imbaraga kugira ngo yumvishe Isaka ko ari we gitambo cy'Imana, kuko yari yarabyigishijwe, yari yarigishijwe kuyoboka Imana bitabaye ibintu by'imbaraga. Ni byiza ko duha abana amahirwe yo gutanga ibitekerezo mu gufata imyanzuro mu rugo. Kubasaba ibitekerezo basha gukoresha imvugo nk'iyi: utese mu byumva mute tugiye dusenga mbere yo kurya? N'uburyo bwo kubaza abana nubwo bafite imyaka 5 nubwo bafite imyaka 7, mutekereza mute tuvuye hano tukajya gutura hariya? Nigeze gutura mu nzu tuzuye hashize igihe, aho nabanje gutura, noneho tuyigiyemo abana ndababaza umunsi umwe ntisinzi mwayibonye gute, barambwira ngo nimbi, kandi ntago bambeshyaga. Barambwiye bati iyo twabagamo yari yuzuye, iyi ntabwo yuzuye. Numva ndababaye, ariko ntabwo nene yigize mbaha amahirwe yo kuhabajyana ngo babanze baharebe bahakunde cyangwa bahange. Ese ntibyaba byiza twese tugiye dusangirira hamwe ifunguro rya nimugoroba? Ubwo ni uburyo bwo gusaba abana ibitekerezo, aho kuvuga ngo isaha yo gusenga ni saa 9 za nimugoroba na saa 11 za mu gitondo, kandi nuko mbivuze. Ukaba papa bakera bavugaga, ubu ngubu baritonze menya batagikoresha imvugo nk'izo. Cyangwa se ngo hakazagira ubeshya nkamutanga mu rugo azareba aho harara, aha ni iwanjye si wawe ntawe uhantegeka. Imvugo ngizo uzazikoresha imyaka 18 nirangira uzajya bivuga baceceke bakwihorere babone ntukijyana n'igihe. Ni byiza ko habaho gukoresha imvugo nziza. Reka ntanga inama nihuta kugira ngo iki tugisoze ejo tuzajye ku kindi. Ku bijyanye n'ibihano, igihe wumva igiye guhanana umwana uburakari, igihe amahirwe witwa ko yakosheje wa mwana, byibura kubwira inshuro 2 uko byagenze cyangwa uko byumva. Hari igihe iyo bisubiyemo n'ubwoba n'iki ubasha kugira impuhwe kandi ukumva kuri kwabyo. Ababyeyi bakwiriye kwirinda kutavuga rumwe mu myitwarire y'umwana ngo umwamurengere undi amutsindisha. Igihe ababyeyi batavuga ngo rega umwana wanjye umuhoye ubusa, umwana wanjye rega n'ubundi, iyo mutangiye kutavuga rumwe papa na mama, abana bahita biremamo ibice bibiri, umwe ni umurezi undi ni umurengezi. Ni byiza ko rero ababyeyi mbere yo guhana umwana mubanza mukabiganiraho mugafata umwanzuro umwe, ariko iyo mugeze imbere yabo bikagaragara ko mutavuga rumwe ntabwo ari byiza. Ni byiza kwirinda gukoza umwana isoni imbere ya bagenzi be, kuko bibasha kumutera ipfunwe ryamutera kwitakariza icyizere. Hari igihe ibihano bimwe na bimwe biba ibihano bikoze isoni, ntabwo nabyo ari byiza. Igihano cy'inkoni gikwiriye kwirindwa cyane cyane ku bana babasha guhabwa inama n'amabwiriza bakumva. Uramutse wanisha umwana inkoni bikora utuje, utarakaye kandi wihereye, kugira ngo udafungurira n'abandi bose uburenganzira bwo kumukubita. Ni byiza kwirinda ko kubibutsa ko tubavunikira. Ari ababyeyi ukunda kubwira abana ntimuzi ukuntu mba navunitse, amafaranga Minervare nishyura ntago muyazi.
iyo ukomeza kwibutsa abana ibyo bintu buri munsi bagera bakavuga bati mana yanjye uyu mupapa ko tutamwandikiye ibaruwa imusaba kutubyara kuki ahora twibutsa ibintu atwishyurira. Akenshi ikiguzi cyawe niyo mvune yawe irangirira mu kubibibutsa, bitakaza agaciro. Kwirinda kubagereranya nabivuze, kwituma umwana wanjye, kwirinda gupfa indangamanota, ibi byo ntago nabivugaho ni birebire. Kwirinda gupfa indangamanota, nimbona akanya ndashaka kandi mbishyira. Ikindi dukwiriye kwirinda gushaka kugira abana nk'abantu bakuru bakiri abana, kwirinda kubagira batagatifu kandi ari abantu, amakosa yabo ntihanganirwe. Ayo ni amakosa abakristo dukunda gukora, ugasanga umwana dushatse kumufata nk'umutagatifu, nk'umuntu mukuru kandi ari umwana. Hari amakosa akorwa n'imiryango icishije make, imiryango idafite ubushobozi bwinshi mu kurera abana. Guhanira abana ibyo badakwiriye guhanirwa, nko kumena ikirahure, gucana umwambi umwe ukazima. Kera bajyaga babikubitira abana mu giturage, ufite uwo mwambi umwe uwucane wake, ntiwibeshye ngo uvuge ngo wazime. Sibyo, umwana akarwana n'umwamba akagenda ameze gutya kugira ngo uze gucana, kuko nuza kuzima inkoni ziramubona. Ibyo nibiba ku miryango akenshi ibifata iyo sahane, icyo gikombe, uwo mwambi nk'ikintu cy'igiciro cyane. Guhanira abana ko batamenye barumuna babo, ibyo nabyo nabivuze. Hari amakosa akorwa n'imiryango ikomeye mu kurera abana, gushyira abandi hasi, urugero abakozi n'abantu bacishije make, bagakunda gusuzugurwa cyane mu miryango, bityo abana bakajya babona abantu bose bacishije make, babona utambaye neza bakumva n'umujura. Ntabwo ari byiza. Ikindi, kubarebera bakora amakosa no kwangiza. Zaburi 127 umurongo wa 2 na 3 uravuga ngo bibaruhiza ubusa kuzinduka kare mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima wo mu ruho, niko aho akunda ibitotsi. Dore abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto zinda nizo ngororano atanga. Imana ibaha umugisha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.